ibibazo birimo bikurwanya ubuzima bwawe wowe ubirusha ibiro. Intambara zirimo ziguhagurukira wowe, muri wowe harimo ubushobozi, muri wowe harimo potentiel, muri wowe harimo ubushobozi bwo kubirusha ibiro. Nawe ukurikira ikiganiro ijambo ribohora, ndagira ngo uzagire ku rwego rwo kwisobanukirwa ku buryo hari ibintu utangira kujya itegeko no kubikandagira hejuru no kubigenda hejuru mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashimiye bakristo bene data, abakunzi b'ikiganiro ijambo ribohora. Twabasezeranije ko buri saa 12 kuwa kabiri no kuwa gatandatu tuzajya tubagezaho ikiganiro ijambo ribohora, aho tuba turi mu mavuta ya Atika, Advanced Kingdom Teachings Anointing, ndetse uko ni nako twakira imigisha yacu, uko nako twikiriza iyo tudufashijwe. Iyo ufashijwe ukumva hari ijambo abagira iki bakunda gukoresha bavumbuye teori cyangwa se teoreme cyangwa se formule runaka, découverte runaka, akavuga ngo eureka biravuga ngo je trouvé. Ubwo rero natwe dufite iryo jambo rivuga ngo Atika, ni ngombwa iryo jambo rinyinjije mu gwishurirwa k'ubwami, rinyinjije mu gusobanukirwa kwiruseho, niho dukoresha iryo jambo Atika. Umuntu ashobora kukubwira ijambo ry'Imana mu buryo umuntu yakitwara mu kigeragezo, mu buryo umuntu yagera ku nzozi ze, mu buryo umuntu ashobora kurushaho kugera mu mugambi w'Imana, ukumva wakiriye ubwenge utari usanzwe ufite. Aho niho uzamura ijambo ry'umwuka rivuga ngo Atika, ukavuga ngo icyo ngicyo ni Advanced Kingdom Teaching Anointing. Unyinjije mu mavuta yimbitse acukumbuye adasanzwe y'ubwami bw'Imana. Ndumva rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano, tugiye gusoma muri Matayo, turakoresha iminota 25. Ndumva iyo minota 25 iri burangire mu isaha ndi kureba hano imbere, ndaza kuyubahiriza. Turasoma Itangiriro igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 28. Ndasoma muri Living Bible, turareba no mu Kinyarwanda uburyo twabigaruramo. Haranditse ngo, and God blessed them and told them, multiply, fill the earth and subdue it. You are the masters of the fish and birds and all the animals. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni Uwiteka abaha umugisha, aravuga ngo ni mubyare, 1, 2, mwororoke, 3, mwuzure isi, 4, mwimenyereze ibirimo, 5, mubitegeke. Mu Cyongereza hari Bibiliya zivuga amagambo 5 ziyakurikiranyije, zivuga ngo be fruitful, mubyare, multiply, mwororoke, replenish the earth, mwuzure isi, 4, subdue it, 5, and have dominion. Mu Kinyarwanda bakoresha ijambo rivuga ngo mwimenyereze ibirimo, mu Cyongereza bakoresha ijambo rivuga ngo subdue. Mu Giheburayo ni ijambo ryitwa ngo kabash. To subdue ni ijambo ryitwa kabash. Kabash iyo tugiye kubireba mu busobanuro bwaryo, ushobora kufite gogo yawe andikamo ngo kabash, usabe meaning, barakubwira ngo ni to outweight, yes, to outweight something or someone, cyangwa se bagasobanura ngo ni to bring something or someone under your control. Nuwango twahawe ubushobozi. Hallelujah. Muri Adamu wa mbere twaherewe mu bushobozi bwo kugira ngo turushe ibiro. Ibibazo birimo bikurwanya ubuzima bwawe wowe ubirusha ibiro. Intambara zirimo ziguhagurukira wowe, muri wowe harimo ubushobozi, muri wowe harimo potentiel, muri wowe harimo ubushobozi bwo kubirusha ibiro. Hallelujah, hallelujah. Ubukene bushaka kwataka ubuzima bwawe, muri wowe harimo kabash, harimo imbaraga ya kabash yo kubirusha imbaraga. Nimba uri umuntu wakijijwe, ukaba ufite ahantu ukorera akazi kawe, ukaba ufite abantu batakebwe mukora business imwe, muri wowe harimo imbaraga ya outweight.
kugira ngo ibyo bintu bize munsi y'ubushobozi bwawe, kugira ngo ibyo bintu bize mu byo washobora gutegeka. Haleluya. Muri Kabashi niho Yesu yakoreye ubwo yari ari ku nyanja asinziriye, ari mu bwato. Sinzi imiyaga irimo iguhungabanya, sinzi birimo bikunyeganyeza, ariko ngo Yesu we yari asinziriye. Mu bibazo hariho gusinzira, ndetse ukanasinzira ugaheza, kubera yuko Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nzajya ndyama sinzire niziguye, kuko hari impamvu ituma ndyama ngasinzira nkizigura, kuko Uwiteka ari we umpa kuba amahoro. Yesu Kristo abwira abantu, ababwira ngo intambara zizaza bazabahiga, arababwira ngo ariko ngo mbahaye amahoro yanjye ndayabahaye. Nimujya mu mudugudu umwe bikanga muzajye mu wundi. Hari igihe ujya mu bintu bimwe bikanga uzajya ujya mu bindi. Hari igihe ujya muri karitsiye imwe ugacuruza ntibikunde. Hari igihe ujya mu bintu by'amazu ntibikunde. Wajya mu mamodoka ntibikunde kandi abandi bikunda. Ariko nawe umusozi wawe urahari. Nawe hari umusozi wawe. Have your own mountain. Buri muntu wese agira umusozi we. Mose yagiraga umusozi wa Sinayi. Eliya yagiraga umusozi wa Karumeli, yamanuriyeho umuriro. Mose niwe Sinayi niwe yahuriyagaho n'Imana. Yesu yagiraga umusozi bita Elayon. Aburahamu yari afite umusozi bita umusozi wa Moriya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ari nawo umusozi wa Dawidi, ari nawo umusozi wa Salomo, umusozi wa Moriya, ari nawo umusozi wabonetseho kubera yuko ariho hubatswe urusengero. Urusengero rwubatswe ku musozi wa Moriya, ari wo musozi wagiye gutambirwaho Isaka washwanyaga Kristo, bisobanura ngo kizabonwa. Nubwo tugira umusozi wa kizabonwa, ariko buri rusengero ni kizabonwa. Niba hari ibyakugoye, jya mu nzu y'Imana. Hari imbaraga z'Imana. Mu nzu y'Imana uzabona ibisubizo wari warabuze, mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko reka mbabwire, mu nzu y'Imana aho tuzabona ibisubizo ni mu bwami, kuko hari itandukaniro hagati y'ubwami n'idini. Idini ribwira abantu kujya mu ijuru, ubwami buzana ijuru mu isi. Idini ribwira abantu ngo iby'isi mubivemo, mu biharira b'isi, ariko ubwami buyobora iby'isi bukabiha umurongo muzima, ndetse n'ab'isi bakanezerwa. Ijambo ry'Imana mu Baroma 14:17 niho hatubwira ngo ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ngo ahubwo n'ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ngo ukorera Kristo atyo anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Ukorera Kristo atyo anezeza Imana kandi agashimwa n'abantu. Iyo ubwami bw'Imana bwageze ahantu, abantu bitwa bitorero, abo twita bisi, bahora iteka bashima bitorero, kubera yuko ibibazo byinshi biba biri mu isi biba bikemurwa n'abanyetorero, kandi bakabikemuza amahame yo mu itorero. Hallelujah. Kingdom, dominion. Nagira ngo rero nihutishe cyane aho, nagira ngo mbumvishe uburyo ubwami bw'Imana butandukana n'idini. Ubwami bw'Imana ni iki? Nababwiye ijambo Kabashi, biravuze ngo ni ukugira ubushobozi bwo kuzana ibintu byose bikakumvira. Yesu yarambura ikiganza, umuyaga wari uri kubita ubwato ugiye kubusatura, uwo muyaga ukamwumvira, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Haleluya. Yagera Filipo yari amaze kubatiza inkoni ari mu butayu, kuko yari ari muri iyi mbaraga yagaruriwe, ya mbaraga ya Kabashi. Kuko twatakaje ubutware twari twahawe muri iri jambo, tubutakaza ubwo Adamu yakoraga icyaha, ariko ubwo butware twongeye kubugarurirwa muri Kristo. Ubwo butware twongeye kubugarurirwa muri Kristo. Haleluya. Ubwo butware twongeye kubugarurirwa muri Kristo. Ndetse nanavuga ngo twari dufite ubutware kuri earth, ku isi, ubutaka, romonde, la terre, icyo mu Gifaransa twita la terre, mu Cyongereza bakakita earth, mu Cyeburayo bakakita tierra. Aho ngaho niho twari twahawe kugira ngo tubigireho ububasha. Ariko noneho tugeze muri Kristo, uwo niwe witwa Adamu wa kabiri, noneho duhabwa ubutware ku cyo twita romonde. Mu Cyongereza babyita the world. Muziki ijambo ry'Imana rivuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yakoresheje ijambo rivuga ngo for the Lord loved the world. Ntabwo yavuze ngo God loved the earth, God loved the world. Iyo turebye iryo jambo mu Giheburayo, dusanga ari ijambo bita cosmos. Cosmos
iyo ugiye kureba ubusobanuro bwaryo ry'igiheburayo usanga bisobanurwa ngo ni governing systems of the world. Muri Kristo Yesu rero dufite ubutware bugira kabash, kuri bugira dominion, kuko hari tandukano hagati ya kabash na dominion. Rada, kuko dominion mu giheburayo ni rada. Nuwango kabash ni ibyo twahawe ku butaka, ibimera, ibyatsi, ibiti, amazi, kuko Adamu yari afite ubushobozi bwa kabash bwo guhagarara hejuru y'amazi akagenda n'amaguru. Yabikoze he? Bibiliya tubwira mu Itangiriro 2 ngo hari umugezi wasokaga mu ngobyi ya Edeni, ngo ugasoka wigabanyijemo 4, ngo wari urimo uwitwa Gihon, wari ufite uwitwa Pishon, wari ufite uwitwa Hidekeru na Ufrate. Nuwango Adamu yari afite ubushobozi bwo gukandagira hejuru ya Hidekeru akayigenda hejuru n'amaguru kandi bigakunda. Adamu yari afite ubushobozi bwo gukandagira hejuru y'iyo nyanja, yari afite ubushobozi bwo kuyigenda hejuru kandi bigakunda. Ubwo ni ubushobozi n'uyu munsi nawe bukurimo. Nawe ukurikira ikiganiro ijambo ribohora, ndagira ngo uzagire ku rwego rwo kwisobanukirwa ku buryo hari ibintu utangira kujya itegeko no kubikandagira hejuru no kubigenda hejuru mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Hari imiyaga itakagombye kubikugiraho ijambo, kubera ubushobozi bugutuyemo, kubera imbaraga zikurimo, ukabasha kubicecekesha, ukabasha kubibwira ngo mutuze muceceke. Filipo abarazamutse yinguka muri Azoto, kuko yarongeye gusubirana za mbaraga za kabash. Abantu bazi ubumenyi bw'ikirere bazi icyo bita force de pesanteur, ariko iyo force de pesanteur imeze nk'iba no mu yandi mahame y'isi na economy z'isi. Iyo ngiyo ntago yaguhagarika wongeye ku activa imbaraga dufite muri Kristo yitwa kabash. Takitika aktika, aho ngaho niho tuvuga ngo atika. Nubango ni inyigisho yimbitse, ni advanced kingdom teachings anointing, kumenya uburyo mu gihe abandi principles za economy z'isi zirimo zibahagarika, mu gihe abandi barimo bagonga urukuta, wowe ushobora kurucamo hagati. Yesu yakoreye muri iyo mbaraga ya kabash ubwo yaramaze kuzuka. Haleluya, kuko ahabwa ubwiza bwe, arangije ngo ntiyongera gukomanga ku rugi, ahubwo akajyaza agaca mu rukuta agahingukamo imbere, kubera imbaraga twari twahawe ku bimera, ku byatsi, ku ndabo, ku biti, ku mabuye, ku muyaga, ku mvura. Ibyo byose twahawe ubushobozi bwo kubiha itegeko. Ariko nerekera ku musozo ndatangara, abo twita bisi bagaragara bafite imbaraga imeze nka kabash kurenza abo twita abugami bw'Imana. Urugero, abantu bakunda kuvuga gukora débat scientifique igaragaza yuko tsunami ari imiyaga yahimbiwe kuri Miami Beach, sindi kwibuka beach babikoreyeho, ariko ni provocation iri scientifique. Nimba umuscientifique w'umwateiste ya provoka imiyaga idasanzwe igakubita ahantu mu buryo bukomeye kubera ubumenyi bw'isi yabashije kwiga. Niyo mpamvu Salomo yavuze ijambo rikomeye avuga ngo nimba muri ubu bwami ushaka kugaragaza ubwami bw'Imana, ushaka kurepresenta ubwami bw'Imana neza, shaka ubwenge, shaka ubuhanga, ngo kandi ibyo utunze byose ubishakisha ubumenyi, ibyo utunze byose ubikoreshe ushaka knowledge. Itorero dukeneye itorero rifite ubumenyi, dukeneye itorero rikemura ibibazo mu bumenyi, isi ntidukurikire kabash. Dukeneye muri science kugira imbaraga ya kabash. Dukeneye mu bijyanye n'ubukungu na economy na macroeconomy na entreprise na corporations, dukeneye imbaraga ya kabash. Hahandi ugera muri company nyuma y'amezi 5 bakavuga ngo ninde wayobora iyi company neza nk'uyu mugabo. Iyo ni imbaraga ya kabash. Yosefu yarayikoresheje ageze kwa Potifar. Imbaraga ya kabash ituma bari we uyobora team, akurikizaho arazamuka, ayobora urugo rwa Farao, ayobora urugo rwa Potifar, ndetse aza kurenga aho ngaho ajya gereza na agaragaza imbaraga ya kabash. Ayobora gereza, arenga gereza, aragenda agaragara imbere ya Farao, atangira kuyobora urugo rwa Farao ndetse n'igihugu cyose. Umuntu atayoboye n'umwe gusa, ntago yigeze ayobora Farao nk'umwami, ariko ibindi byose ukuyemo Farao yahawe kubiyobora kubera ko yakoreye mu butware bwa kabash. Rero twakira Yesu umwami n'umukiza ni byiza, ariko nitutaktiva iyi mbaraga twaherewe muri Tangiriro 1:28 ngo tubashe kwimenyereza
ibiri mu isi, to bring what the earth under our control. If you cannot control the world, the earth, if we cannot have dominion over the world, the cosmos, the governing systems, we are not performing to the fullness of God's, of the kingdom, power and authority. Ntago tuba turi gukorera mu butware bw'ubwami bw'Imana uko bwakabaye cyangwa se mu mwuzuro wabo. Reka rero nerekere ku musozo, iminota yacu nababwiye muri 25 kugira ngo tujye tubana neza. Ikiganiro ugikurikire n'igitaho uzagikurikire. Nzabaganiriza kuri ikiganiro nicyo kwa kabiri, murakibona saa 12 kiraba kibagezeho, ndetse kuva muri kunyumva mwagifunguye mwanakibonye saa 12 cyabagezeho. Ariko kwa gatandatu tuzakora ikiganiro noneho cyo kuri dominion. Twavuze cyane ku ijambo kabash, subdue the earth, icyo bisobanuye. Ariko mu Kinyarwanda bakoresha ijambo rivuga ngo mwimenyereze ibirimo. Ariko nanavuga ngo ariko kwa gatandatu tuzaba ku ijambo have dominion, gutwara ibiri mu nyanja, abafi n'ibiguruka muri Kristo Yesu. Ubwo butware mu bwami bw'Imana biduha inshingano ki, biduha imbaraga ki, kubera yuko inshingano Imana igwa zingana n'imbaraga iba yakubitsemo. Inshingano Imana iguha zingana n'imbaraga Imana yakubitsemo. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Sinzi ibyo uhura nabyo mu kazi kawe, ariko mu ijambo ribohora muri iki kiganiro uzabasha guhagara mu butware bwawe bwuzuye kabash. Hari ibyo uzabona bitakigombere ko bisengera, ahubwo usenga ushima Imana yuko yakugaruriye kabash. Tugiye gusenga Imana dusoza, ariko ndagira ngo usenge ijambo rivuga ngo Mana, muri Adamu twatakaje kabash, ndagira ngo ungarure kabash. Nungarure kabash nzabona akazi k'umugisha. Nungarura kabash ntago nzahomba mu kazi kanjye. Nungarurira kabash ntago nzongera kubura promotion, kandi promotion zatanzwe. Nungarurira kabash urabumpaye gusubirana ibyo natakaje. Mbere yuko dusoza, Imana impaye gusengana n'abantu bameze gutya. Ni umuntu wari ufite ibintu bigenda, wari ufite business igenda, wari ufite mu kazi abantu bakumva bakwemera, ariko ubu ngubu ugenda ubona utakaza autorité wari ufite, ugenda ubona abakiriya batakaza uruhongohongo. Nawe ntuzi uko bigenda. Mbere byaragendaga bikanakunda, ariko uyu munsi ntago uzi uko bimeze. Mbere wajya gukemura ibibazo ukabiha umurongo, ariko ubu ngubu n'akabazo gatoya karakunanira kakakunesha. Mbere wajya gubasha gutuza ukinjira mu kibazo ukagisohokanamo insinzi, ariko ubu ikibazo kiraza ugatuma utwuka ugakora ibidakorwa. Imana igusubiza izo mbaraga, Imana igugarurira ubwo bwenge no kumenya. Ndasengera abantu bakeneye scholarship, ndasengera abantu bakeneye kuzamura niveau d'étude, bashaka kwiga bundi bushya. Imana ibaha umugisha. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye muri iri jambo, kwimenyereza ibirimo. Mwige kwegera abantu mu kintu ushaka kujyamo, wegera abantu bagikoze mbere yawe, ubegere ubanze umenyere. There is no substitute for experience. Mu bintu bibaho wakiga ukaminuza, wajya Harvard ukiga leadership, ariko ntago waza ngo uyobore nk'umuntu wayoboye imyaka 15. Ba Mandela ntago bagiye Harvard ariko bayoboye neza. Abayobozi b'igihugu cyacu ntago bagiye wenda izo Harvard ariko bayobora neza. Rero kamuhubwire, ushobora kuba ufite amashuri menshi ariko ukeneye no kwicarana n'abantu bafite experience. Jambo ry'Imana rirambwira muri Yobu 8, hakambwira ngo wegera abantu bakubanje, ngo soma inkuru zabanjije kubaho. Read the history book and see the wisdom of the past we speak to you, and the experience of others we teach you. Imana ikugire neza mu ntambaro rwana, egera abantu bakurusha experience, egera abantu bari kubikora bageze ku byo wowe utarageraho. Ijambo ry'Imana rambwira ngo hari abajyanama benshi imigambi irakomezwa. Niwicarana nabo bajyanama, hari imigambi uzageraho, hari imigambi izakomezwa, hari intambara uzatsinda utari uri gutsinda, kubera yuko wahuye n'abantu bakurusha ubumenyi udafite, barwanye intambara utarwanye, bicaranye n'abantu muticaranye. Icyo ni ikintu kivuga ngo imenyereze ibiri mu isi. Ese kuri gucuruza imyenda wigeze wimenyereza ubucuruzi bw'imyenda? Ntago ushobora kugira control. Ubu hano ndashaka kubasengera kugira ngo mu rushibiro
the marketplace. To outweigh the marketplace. Produit ukora nimba ukora umugati, uwo mugati wawe turasenga kugera ku rwego you will outweigh the market. Isoko rizajya rivuga ngo umugati wa murokore niwo mugati ushira umwana yawe urya akawurya neza yishimye, niwo mugati ugezweho. Hari abantu bazi ko ibintu by'Imana ntaho bihurira n'ibyo, ariko birahura cyane kubera ko ubwo n'ubutware twari twaherewe muri Adamu kugira ngo tubashe kugira kabashi. Umuyaga nitutegeka wumve, ibyatsi nitubitegeka byumve, tugire bwa bwenge. Aho niho siyansi ziramo, muri kabashi niho siyansi ziramo, muri dominion, muri rada hazamo diplomasi na politiki ndetse na leadership, ariko muri kabashi hazamo siyanse na tekinoloji. Iki kiganiro ijambo ribohoka tugomba kuzabohoza imbaraga za tekinoloji, tugomba kuzabohoza umugisha wa tekinoloji, tukabohoza umugisha wa siyanse, tukabohoza umugisha wo kuba aba manager beza, to be the good managers. Kandi ku cyumweru kwa gatandatu saa 12 mbararikiye kuzakora ikiganiro nzabakorera ku kintu kijyanye n'ubuyobozi ndetse n'uburyo ushobora kugira amavuta atuma utobora mu kirere cya leadership. Reka rero dusoze ya minota yacu 25 isigaje iminota 3, reka tuyisozemo dusenga. Turasenga kugira ngo Imana ubumenyi ufite bijyanye n'iki gutegurira, nimba hari ububuraho iguhuze n'abantu babufite. Ubumenyi tubukura ku bandi bantu, ibyo utazi uzabyigira ku bandi, uzabyigira mu bitabo byanditswe n'abandi, ibyo utazi uzabyigishwa n'umwarimu kubera yuko hari nyine nawe yabyigiye ku bandi barimu. Rero tangira mu buzima bwawe ugiremo abantu wigiraho, tangira mu buzima bwawe ugira ibintu bikwigisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusengere iyo butike yawe, nimba yarasubiye inyuma bakira batari kuza baze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana uziko hari no gusenga Imana ikagwasiziye musanze tumurangura neza. Wajya kurangura imari abandi bazarangura zikabahombya, wowe ntuzirangure. Warren Buffett bamwita the king of the stock market muri Amerika. Uyu mugabo 2008 ibintu bya IT byarungutse cyane, ba Bill Gates babakire, abo twita ba Jeff Bezos nibwo bazamutse cyane. Ubwo ndi kuvuga Amazon n'iyitwa Microsoft. Barangije umugabo umwe yandika igitabo, umwanaliste mu bintu bya economy, aravuga ngo abantu bazashora mu bintu bijyanye na IT bazakuba amafaranga yabo inshuro 100 mu buryo bwo kunguka. Abantu benshi babishoramo amafaranga muri 2002, icyo twita bear market, isoko rimera nabi, bamwe baraniyahura. Ariko icyo gihe witwa Warren Buffett nigeze ashora mu bintu bya internet. Abantu baramubaza bati bimeze nkaho ufite ijisho rimenya investizo maze zunguka n'izizahomba. Uguri uruganda ruri hasi waba ukirugura rukazamuka, niwe ufite iyo bita bet share, akaba ari we ufite imigabane myinshi muri Coca-Cola. Ibi ngibi mbibabwiriye iki? Yarababwiye ngo njyewe umutima nama wanjye, amarangamutima yanjye ntago yigeze afungukira kuba nashora ku isoko rya internet cyangwa se ryo kuri mu buryo bwa IT cyangwa se ibi tubona nyine ku muntu yagira Amazon, akagira eBay, akagira Alibaba n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Imana nawe rero iguhe umwuka, uwo mwuka ukubeho, uwo mwuka uzajya utuma mu kazi umenya imari yagenda nitagenda, umenya abantu wakiyasosiya nabo nabo utakiyasosiya nabo. Imana iguhe kumenya ubumenyi ukeneye bwiyongera kubwusanganwe kugira ngo urusheho kunoza icyo Imana iguhereyemo umugisha mu gihe nk'iki. Uwiteka Imana ndagushimye, uri Imana nziza, mpesheje umugisha umuntu wese ukurikira ikiganiro ijambo ribohora. Natuye mu ijambo atika ngo rimwinjize muri Advanced Kingdom Teachings Anointing, izatuma mu iduka rye bigenda neza, izatuma mu kazi ke azamurwa mu ntera, izatuma nasoma igitabo acyumva ku rundi rwego, izatuma ibyo asoma abisobanukirwa ku rundi rwego. Urakoze kumvisha gusenga kwanjye. Reka bakira umugisha wo kumenya, bakira umugisha wo kuzamurwa, bakira umugisha wo gutanga umusaruro. Onction d'excellence mu izina rya Yesu. Mu bazahabwa promotion mu gihe kizongera kubaho cya promotion, bagomba izina ryabo kugaragaramo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abantu babareba bakabatangarira, bakavuga bati aba uyu mugabo, aba bagabo, aba bakobwa, aba mama bafite kumenya kudasanzwe, bafite
uburyo ari abahanga mu buhanga bwabo, kandi Imana yabahaye umugisha rwose. Cyubaro ni kibi cyawe, reka ube mu bucuruzi bwabo, ube mu kazi kabo, ube mu mashuri yabo, ube muri education yabo, kandi Uwiteka Imana nsengeye konte zabo kugira ngo nazo zibe mu ziguhesha icyubahiro. Erega hariho konte yesha Imana icyubahiro, hariho konte yesha Imana icyubahiro. Salomo yarasenze aravuga ngo ntungire umukene cyane bidatuma niba, ariko aranavuga ngo kandi ntumu bukire bwinshi butuma mvuga ngo Imana ni iki. Hariho uburyo ujya ukora mu butunzi bwacu kuri konte yacu. Niyo mpamvu ijambo rya rivuga ngo iyo umuntu anyubashye ingororano yanjye ni ubukire, wanga umuntu nankunda nzuzuza ububiko bwe, nzuzuza konte ze. Iryo ni isezerano ryawe. Reka rero ribasohozeho abo bose bakuri kiganira ijambo ribohora, ubohora ubutunzi bwabo, ubohora akazi kabo, ubohora promotion yabo, ubohora mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo. Ariko kubohora kwa mbere ni ukubohora capacité d'intégrer l'intelligence, ubushobozi bwacu bwo kubaka ubuhanga muri twebwe kugira ngo bubere umugisha abandi. Ndagushimye yuko izi nyigisho zimbitse zo mu bwami bw'Imana wazifunguriye kugira ngo zibeho, kandi zikaba zibereho kugira ngo zigira abo zesha umugisha. Abatangiye kwakira umugisha rero reka bakomeze bave mu bwiza binjira mu bundi, kandi uzikurikira umunsi ku wundi ahabwa umugisha by'ukuri, ahabwa umugisha ku buryo azabasha gutanga ubuhamya akavuga ngo kuva natangira kurikira ziriya nyigisho nabonye umugisha w'Imana. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye. Bahe ubumenyi, bahe ubuhanga, bahe ubwenge, bahe ubutunzi, bahe kumenya connection, guhura nabo bagomba guhura nabo, bazuzuzanya nabo, kugira ngo icyo ubahagaritsemo ngo kibabere umugisha bakigaragaremo, bagaragaza ubwiza bwawe Mana, bagaragaza icyubahiro, bagaragaza ubutware na autorité twaherewe muri Kristo Yesu, ndetse muri Adamu wa mbere no wa kabiri, tukaba tubukoreramo kubw'icyubahiro cyawe, tukaba tubukoreramo kugira ngo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Urakoze, amen. Tsoza rero ya minota yacu yarangiye, twamaze no gusenga. Kushaka kumpamagara kugira ngo dufatikanye dusenga mu bujyanama butandukanye, mu business yawe, mu rugo rwawe, mu bibazo ugiye utandukanye uri guhura nabyo, no mu bindi bigiye bitandukanye by'uburyo wategura future yawe. Nimero ni 0788339513. Unyandikire kuri WhatsApp, ubundi tugufashe mu mpano Imana yaduhaye, kandi mu rukundo no mu kwizera nk'abana b'Imana. Imana ibaho umugisha. Nasoza mbabwira rya jambo tuziranyeho atika.